abagabo yasambanye nabo atabibuka umubare ngo nasambanye n'abagabo igihumbi aka kantu nkaza nkabivugira kuri kamera ngo ndimo ndivura ibikomere ariko nibuke yuko inyuma yaho bizagenda bizakugiraho ingaruka. Uyu mwana uri kumva ngo nyogokuru yasambanye n'abagabo igihumbi we ntago azifuza gusambana n'abagabo ibihumbi bitatu bitewe nuko nyirakuru ameze ariko icyo gihe ariko niba nyirakuru yarashize bamenye ashaje araho ndumva gusa umwana azabagwiza ibikomere. Ibi bikomere rero azabyubakana niripfunwe umwana azarigendana hazaba ari hose. Ibi bikomere by'uyu mwuzukuru w'umuhungu bizamutuma agushaka bimugora kuko azavuga ati bunagira umugore umeze. Erega ibi bintu dukora bituma bacu bagira amatsiko. Ahari umugore wanjye we yitwara ntazitwara nka nyogokuru. Oya reka nkwereke ngiye imbere ya kamera ndikaraza reka mvuge gutyo ko nikaraza. Ngize umwana aravutse arishaki hariho igihe umwana nyine avuka akagira ubwenge akavuga ati ibyo ari byo byose nubwo uyu muryango wanjye wari umeze gutya hari intambwe ngomba gutera. Uyu mwana nibuke mu gitondo yasohotse kuri Yellow Paper bamugize mu ministre bakamugira ministre ngewe ubyibuka yuko uriya mwana avuka kwa Fani nzahita nzana kaka video Fani yambaye ubusa tenga kubita hari ya baba we dore mama wa ministre. Mwaba mama mwe muza kuri kamera mwambabariye mukazirikana ko inyuma yanyu hari abantu babaherekeje. Abantu barekeje tugeze kuri rwa rugo uyu muntu yimico ntimwubake bwira musenyeye ndeko byabanga cyambere cyo kuza wiyerekana nibyo wakoze uvuga naryo nirindi banga. Iri banga rero umennye cyangwa se iyi myitwarire imico tubonye yo gushaka kumera nka runaka na runaka urugo rwanjye umugabo mukompurenga mugenzi mugenzi wawe bisohoye rero muri divorce uyu munsi ziriho. Muri divorce ndiho bwanjye ndimo ndasenya societe ndimo ndasenya n'umuryango mugari uzankomokaho. Ariyo mpamvu mvuga ngo ubuhamya hari abavuga ngo tuje gutanga ubuhamya bw'ubuzima twanyuzemo araza butange kandi buriya nta muntu ujya wivuga amabi yego azaza avuga ibyiza bye gusa. Kandi ikindi uyu muntu waje gutanga ubuhamya shore nyinshi hariho n'igihe atakwemera yuko mugenzi we nawe azaza gutanga ubwe kuko nawe ashobora kuza akavuga ibibi byawe. Rero ntago nemeranye n'umuntu ariko dufite abantu bigeze baza bakavuga abagabo babo bakavuga nabi ariko noneho tukaza kubona umugabo akavuga ati aya ati none ndabona birenze nawe akaza kwivugira ariko ni bakeya abo ni bakeya. Rero nagira ngo nsabe aba mama ubundi umumama ni umunyebanga yego ni umunye. Reka tubasuhuza abakunzi bacu mwese aho muherereye Imana y'amahoro ibahumugisha kandi ikomeze kubarinda muri byose mu buzima bugiye butandukanye murimo yaba ubuzima bw'ibyishimo bw'ibyiza ndetse n'ubuzima buraho bw'umubabaro. Wizera umwami Yesu araza kugufasha kandi biraza kugenda neza. Tugiriwe rero umugisha aka kanya ko twongeye kugaragara imbere ya kamera zacu kuri Mama Mignone official Pastor Fani official. Ndi muri bya biganiro natangiye byo kugira ngo nyene shaka umuntu mubaza ibibazo runaka mwibaza nanjye shobora kuba nibaza ariko tugasanga ntago tubivuga rumwe hari uko giye mbisobanura hari n'undi uzakagira uko abisobanura ariko mu rwego rwo kugira ngo dushiramo ibitekerezo bitewe n'ubunararibonye abantu bagiye bafite ubushishozi nicyo cyatumye ngana hano mu rugendo rurerure kugira ngo tumugereho kuri uyu mubyeyi kugira ngo abashe kutuganiriza ku byo turi buze kubaza. Rero Imana ibahumugisha mwese abakomeje kubareba ibiganiro dukora ya ibiganiro by'ivugabutumwa ya ibiganiro byo kuza tubazwa kandi tugasubiza ntabwo ari mushyashya kuri kamera zacu ni umusangwa musangwe mumubona ntago ndi buvuge ngo muramumenyere ko kumenyera nibi buryo ushobora kumenyera umuntu ugakora amakosa ahubwo ni umusangwa y'umusangwa bivuga ngo ari isanga. Turakwakiriye murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe tugirane ibihe byiza. Amen amen. Bwashize waje gutanga ikiganiro ariko aza yango twege wacu twibwire
ubundi mama minyoni ntabwo ari izina rusange, nanjye nitwa mama Samu. Ubwo waba nitwa Uwumuremyi Leonira, ariko nyine izina rya mama minyone niryo rizwi kuko ndimaranye igihe. Yego. Uyu munsi nagize na anniversaire, n'uyu munsi niswe mama. Wabyaye. Uyu munsi nabyaye. Nibwo minyone yavutse. Uraguha igikoma. Nukuri nukumva igikoma. Turaguha igikoma nukuri. Tugira umujaho tugiye kuganira n'umuntu uri wabyaye waruhutse, bivuga ngo nabyo ni byiza. Uza akaririmbo bajyaga barimba karahanyuze Leonira. Mubezi Imana yaremye. Uburenze kuririmba cyane. Ntabwo nzi kuririmba, niho komerezaho nyine. Guza ukuntu ifi ikunda amazi, niko nanjye ngukunda yewe bwiza bwanjye. Mubezi Imana yaremye hano ku isi, nta n'umwe nakunze uretse wowe Leonira. Rumba mise nkibuka karahanyuze kandi ni keza. Ya Imana iguha umugisha. Uyu munsi tuje kuganira ibiganiro bigiye bitandukanye nk'umuntu ntago nzi imyaka cyangwa se igihe umaze kuri social media, ariko turagana nk'umuntu umaze kugira ibitekerezo agenda atambutsa umusanzu, ariko cyane cyane nko mubyeyi utari muto kandi none utari na mukuru, uraho ngaho bayabaye wabera umukwe w'umuntu. Yego, sibyo? Waba umukwe w'umuntu. Rero tumaze igihe tubona kuri ibi biganiro hari uburyo umunyamakuru aza akagutera kamera akakubaza inkuru y'ibyo ashaka. Kuri wowe hari igihe umuntu ashobora kuza akakubaza umuntu ku bintu byabaye, turabizi. Tubona hano saga z'abadivorceje, z'abavuze ati yantwaye umugabo, z'abavuga ati banyesikorotse banyibye, buri kintu cyose ni ibintu tugenda duhura nabyo. Yego. Iyo umunyamakuru aje akakubaza ngo ubivugaho iki, kuri we nkawe bisobanuye iki? Impamvu umunyamakuru ashaka kuza kumbaza ngo ibi ngibi bitewe na saga iyo ari yo yose yavutse, atubisobanuye iki? Ati ubivugaho iki cyangwa urabibona ute n'ibiki byose? Icya mbere cyo manza kwishimira wa munyamakuru kuko hari icyo aba yambonyemo. Yego. Niyo mbeje turabivugaho iki, nanjye ubwanjye mba numva hari igitekerezo nshobora gutanga kuri iki kintu bitewe n'icyo ari cyo, kuko iyi kibazo tugenda duhura nacyo kuri uyu munsi, dufite abantu bandagazanya. Ukabona umuntu aho kugira ngo aze wenda avuge uko byagombaga kugenda n'ibiki byose, ahubwo akaza ameze nk'aho ari umushinjacyaha. Aje gushinja ba runaka ibyaha, aje kugaragaza runaka ko ari umunyamafuti n'ibiki byose, kandi ibyaha bye aha bikorera nge ntago handeba, ahubwo nge navuga ngo ndabibona gutya na gutya, cyane ko uyu muntu niba yakoze iki kintu ntabwo nari mpari. Icyo ni icya mbere. Uwaje kumushinja ko yakimukoreye ushobora no kuba ntaganiriye nawe ngo menye ko ari ukuri. Ikindi hanze aha kuri aya makamera hari abantu baje gushaka views. Hari umuntu uje gushaka views, niba aje gushaka views arahita ahimba impamvu Pastor Fanny yicaranye na mama minyone. Yego. Iyi mpamvu rero nayihimba arayivuga, kandi abantu bakurikiye social media bo baraza kwemera ko ibyo bintu ari ukuri. Ninde uhimba ushaka views? Ni umunyamakuru cyangwa ni jewe uri hubazwa? Umunyamakuru ni ushaka views. Hanyuma jewe ubazwa? Ngewe ubazwa ikiriho nuko mba ntanga igitekerezo cyanjye. Ariko hariho n'igihe nshobora gutana nkaba navuga ibintu bitagendanye n'ukuri kugira ngo nkunde menyekane cyangwa nkunde ngaragare. Urakoze cyane. Hanyuma icyo nshaka ndagira ngo mbwire abantu badukurikiye, kuko hari ukuntu abantu umuntu aza akavuga kandi akavugira kuri kamera, wa muntu usanzwe akurikira mama minyoni official akavuga ati noneho mama minyoni ko bamushyize kuri Pastor Fanny official yavuze ibiki, amuvuzeho iki? Noneho ugasanga wa muntu ntugomba kubanza mbese bigizeho ikibazo. Hari akabazo nshaka kubanza waruka komojeho kavuga ngo ari uburyo jewe bampamagaye. Ese niki gitumye umpamagaye? Ese kuki ari jewe ambwiye ngo ngwino tuganire? Ni ubuhe buryo ambonyemo?
ushobora kunsobanurira nk'ibintu bibiri impamvu akwicanje kuri kamera kugira ngo gushakemo views. Icya mbere cyo hari ubunararibonye aba yarakubonyemo. Yego. Icya kabiri hari igihe uyu muntu wagutumiye kuri kamera aba akunda ibitekerezo byawe. Yego. Nk'ubu ngubu hari abantu nzi bamaze kubona ko bakunda ibitekerezo byanjye, akavuga ati ndashaka kumbwira kuri iki kintu runaka kugira ngo yumve icyo mbitekerezaho, cyane ko inshuro nyinshi njyewe mu bitekerezo ntanga ntago njya mba umufana. Ibyo banenga ibigomba kunengwa ndabinenga, nibyo ngomba gushima nkabishima. Kandi ikindi ntago nshima ngira ngo ngira gutese mere nkaho nshimagiza umuntu ari umuntu ku giti cye, kubera ko uyu muntu nimushimagiza mu mafuti arakomeza kora ya mafuti. Ariko hari n'igihe biba ngombwa ko ubwira umuntu umeze nkaho uri kumucyaha. Urakoze cyane, ndagushimiye imbere y'aba bantu uriho turaganira neza ku bijyanye n'ibyo. Ndashaka kubaza ikindi, ikintu bita cover cyangwa thumbnail cyangwa titre. Yego. Uvugaho iki? Kuko ndashaka ko abantu badukurikiye bava mu rujijo. Yego. Abantu badukurikiye iki kintu bagisobanukirwe. Inshuro nyinshi hari abantu dusanga bashyize titre ku biganiro bidahura n'ibyavugiwe mu kiganiro. Iyo yakoze ibi bintu nta kindi abashaka kwatira clientele, gukurura abantu ngo baze bamwumve. Kandi abaza n'ubundi ni babandi basanzwe bashaka ibyo. Yego. Aba bantu rero bashaka kumva byacitse, aba bantu bashaka kumva ko hari intambara yabaye, bo baraza birukanka baze kureba bati Pastor arwanye na Mama Mignone bose bari abantu biyubashye. Ubu kuri titre ugasanga ikiganiro buryo ki ibivuga mu kiganiro bitandukanye na ya titre iriho. Noneho thumbnail rero nayo. Thumbnail dukora thumbnail kurura abantu. Ukaba wavuga ibintu warangiza ugakubitaho umuntu wambaye ubusa, wagiye kumukura handi ati dore nguko uko yasaga, nguko uko yari yambaye, kugira ngo abantu bose baza kureba uyu muntu wambaye ubusa koko nibyo, cyangwa bagahita ugasanga yashyizeho ya foto yambaye ubusa agakubitaho na titre ivuga ngo nuko nahoze meze, bakagira ngo iyi foto yashyizeho igendanye nuko ari bugaragare mu kiganiro. Ugategereza cya kiganiro kivuga ngo nuko nahoze meze, agenda usimbutse uri burebe yuko ubona ahantu koko ari bwambara agakariso gusa ukabona ntakubonye. Ibi rero nicyo mvuga ngo nukwatira clientele. Uyu muntu aba ari kwigarurira abantu. Yego. Cyangwa se agafata ifoto ya Mignone nanjye kandi ubwashize twagiranye amakimbirane. Yego. Bakashyiraho kugira ngo gusa badugonganisha imitwe babandi badukurikire, wa wundi ugufana n'abandi ufana bagwanire hano. Hari nk'ukuntu umuntu bashobora kuza none hati arabihanuye. Yashyira atarabihanuye agashaka umuhanuzi wigeze guhanura ikintu kimeze gutya na gutya, akaba ariyo yafotazana yarangiza agahita yegeranye na Pastor Fanny, doko bishaka kumvikanisha yuko ari wo guhanura ibyo bintu. Yego. Kandi bitandukanye. Rero thumbnail na titre abadukurikira babona bajye babyumva nabo babimenye banabikurikirane. Ibi bintu nibiza kwatira clientele, ariko inshuro nyinshi yo winjiye mu kiganiro hari igihe usanga atari byo. Iyo babigushyizeho iyo titre ku kiganiro wakoze hatari byo wavuze, bakabigushyiraho, wowe kuri wowe bifata uti? Hari zo bigeze gushyiraho numva ndababaye. Yego. Hari zo bashyizeho numva ndababaye, ariko erezuma bya umuntu yakurikira ikiganiro agahita avuga ati Mama Mignone ibi bintu ntabwo ari we wari kubivuga. Yego. Ariko nanjye nareba titre nkavuga se uyu muntu mubwira ngo yisibe, ukabona nyine nkuko nguko ndi kuvuga nigira wenda ndi kubivuga se, ariko hakazamo akantu kamwe nagize gutya ukabona aka kantu niko akuruye agahita agakubita ku kiganiro, yarangiza ati arakariye wa muntu cyangwa mutwariye umugabo. Titre agahita yandika, yafashe ya foto meze gutya, yarangiza agashyiraho wenda n'ifoto y'undi muntu ndakwiyamye, kandi ijambo ndakwiyamye sinigeze ndivuga haryo wavuze. Rero ibi hariho gukurura abakiriya, hanyuma muri uko gukurura abakiriya ariko
ndamvuga ngo wenda sinzi niba n'abandi bose iyi titre ibakora ku mutima ndetse ko ari umunyamakuru yanshyizeho titre mbi ndavuga nti ukuri kw'Imana wampemukiye kuko titre nazo ziri mu bintu bigira tubwira abadukurikiye impamvu nayo nkubajije ikintu abadukurikiye ndiho ndamubaza nk'umuntu nanjye ukora ibiganiro ngira ibiganiro byanjye bwite by'itekerezo byanjye bwite by'ivugabutumwa ariko yari ivugabutumwa giti cyanjye titre bayihariye n'ifoto ibazihariye ziba ari zanjye hanyuma iyo nabajijwe n'umunyamakuru akaza akambaza nawe akora bya bintu rimwe na rimwe hari abantu mureba amatitire mukareba amafoto bashyizeho ugasanga wanditse muri komenti utabanje gukurikira ikiganiro nasanze rero ko akeshwe kumvuga umaranditse ngo bariko mwajye mubwiriza ubutumwa ngo ko ari byo mwahamagariwe ese buriya duhamagarirwa kubwiriza ubutumwa ntabwo duhamagarirwa kuba twanacyaha no guhugura gucyaha no guhugura ni ngombwa yego ni ngombwa kubera ko no muri Bibiliya biranditse yuko tugomba kujya tugirana inama zakwanga tugacyaha rero nta mpamvu zo kudacyaha ariko nimba turi no gucyaha umuntu nitumucyahe tutamwangisha yego abantu yego icyambere iyo turiho dukora ibiganiro hari igihe tujya kubona tukabona umunyamakuru agashaka gufokasinga hahandi ashaka katwara igihe azati vuga kuri runaka kuko niyo sagiriwe yego ugasanga wanze kumuvuga akongera mukaganira ukamucisha hirya akongera akakagarura mpaka ukakavuga yego ukakavuga ugasanga ari byo bivuga rero ngo abakunzi bacu turi gushaka kugira ngo tumenye ari ibiganiro tugiye kuganira ariko turagira ngo mumenye iby'ingenzi kurushako mu buryo bw'uburere bw'ubupfura icyo bita ubupfura mu Kinyarwanda kugira nubwo twaba abakristo ariko hirya y'ubukristo tugomba no kugira ubupfura tukagira n'ubumuntu mu rwego rwo kugira ngo uyu muntu agewe ngizwe nanjye ngizwe nuko nubatse ubwo ushobora kwanga ngizwe nuko nabyaye hirya y'abana ruhererekane rw'abana kwirinda ko ejo abana bizagenda kuriya rero akeshi hari igihe umuntu akora ibintu ugasanga bije muri ubwo buryo rero niwo musanzu dutanga hano ariyo mpamvu nateye intambwe ndavuga nti ndashaka kureba umuntu usanzwe uvuga hano kandi akavuga bimwe bakabimuvugira muri za titre bajya batuvugira abandi nabo bakaba bakora ibindi ariko atari wo mujyo atari uko ndi umunyamakuru ahubwo ari icyo ari ubushakashatsi igihe ubwanye nishakira kugira ngo nikorere twinjira mu kiganiro cyacu rero twara kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa ndumva musobanukiwe utazajya ureba ikiganiro musimbutse jya ugitangira usoze yewe nugera n'ubwo bwambure washaka n'ububone komeza urugendo nigeze kujya muri ntuza muri Bradishaw ahantu noneho hari ikigo cy'agofero rya Ngwendo urakaza noneho mama umwe umupasiteri arantume twa pasiteri benshi yego cyari gihe ngira ngo covid itaraba noneho tujya kugira inama umukobwa tumugira inama abakobwa benshi tumugira inama y'ingenzi tujya rero gusenga tugiye gusenga tutangira gusengera wa mwana ugiye gushaka yego iyo dusengera umwana ugiye gushaka cyambere agiye gushaka umugabo uvuga ngo abagiye kuba umugore mwiza mu rugo yego harimo kumuraza kumusasira ukamuraza ari kubyara ugaheka n'ibindi byinshi tugaragara mu gihe twariho dusenga twasengeye igitsina yego kugira ngo nyine nose hano dufite ingo nyinshi ndaza kubikubazaho amadivorce menshi tugenda twakenya nawe urahura nabyo by'abantu yanyimye mu buriri byageze gutya numva namuhaze numva namuharutswe utuntu nk'utwo twagomba kuhasengera kugira ngo ari ahantu hamere neza sengera inda kugira ngo izatwite sengera amabere kugira ngo azoze dusengera umugongo kugira ngo azaheke dusengera ibere kugira ngo azakicire nyuma rero bakafata akavideo abantu bamaze gufata bagashyira mu yindi groupe imwe y'ikindi kigo kigenzi cyabo bagenda bakata hahandi ku gitsina bakasaho twasengeraga harimo abamama bakuru b'abakozi b'Imana bo bavuze bigisha amagambo hari amagambo wumva kabisa kamwe mubona yego ukayumvura bo barayigishije njya shima Imana ko
bo batayafasha ariko bafata kandi ndiho nsengeye igitsina ngo azagikunde azakishime umugabo ntazagucira ako rero ngiye kora ngo karasirikira cyane karasirikiye ngiye korambara umunyamakuru umwe ubwo ntangiye kujya kuri social media mbere ya covid umuntu arampamagara ako kantu nanjye shaka narakabonye nicyo shabya ngo twumve umunyamakuru ashobora gukata inkuru y'icyo ashaka cyane rwose icy'ingenzi we no kuhagarara karagenda ariko kandi nanamfashije katumye ari ngo nyinshi zagiye ku murongo cyane none umunyamakuru mwambwe ati ngwino usobanura akantu wakamenire kada barakama umupasiteri arababara abashakisha abana bati byagenze gutyo ibintu byamaze ugenda mubwira ni jewe Imana izo umutima wanjye kandi icyo nakoze ntabwo ari ibyaha ubwo nari ndiho natura ijambo ryiza haza rero abantu abagasobanura ariko burya ari ijambo njya nkunda kuvuga burya umuntu ashobora kwitega akigusha nta muntu ushobora kugusha undi ubwo umuntu arigusha uko ni ukuri nanjye ndabyemera ntawe uzavuga ngo kanaka yangushije burya umuntu arigusha yewe ndabihagarika kandi karashwaye cyane ndabadukurikiye ari n'uza kuvuga ati ndagafite reka nkagarure ntacyo kamara sibyo icyo ushatse kuvuga rero ni iki ni uburyo ibiganiro ushobora gukora cyangwa se ukagenderaho ku muryango uyu munsi umuryango uriho uba mubi yego mubi ntabwo ndi bukubaze ngo ubusobanuro bw'umuryango ni ubuhe twese turabuzi ariko ndashaka kwibariza nk'umumama umaze imyaka ingahe witwa umugore imyaka irenze 20 yego ni imyaka irenze 20 naga abantu benshi njya nkunda kubabwira wenda stati yanjye ntabwo ari ngombwa ako konyine karahagije naho mbashatse imyaka 20 witwa umugore ukuvuga ngo bukuze ubureba ukaba wagira umuntu inama ntabwo ndi bukubaze ngo ese umugabo yarapfuye cyangwa aramwaratandukanye ibyo sinyabyinjiramo sinabishaka ndashaka kwibariza ni ryari umuntu aba umugore uwo mugore washakanye n'umugabo uwo munsi nibwo umugore yego ubundi mu rugo rwo umugore twumva ko ari umutima w'urugo yego ubundi umugore aba umutima w'urugo gute igituma bavuga ko umugore ari we mutima w'urugo ibintu byose ubundi biraza byose bigahurira ku mugore umugore niwe umenya umugabo umugore niwe umenya abana umugore akamenya urugo umugore akamenya n'abarugendamo n'abandi bose baba bari burubemo yaba yarababyaye cyangwa atarababyaye umugore niwe umenya ibyo bintu byose rero niba uyu mugore ari bumenye ibyo bintu byose doko ni centre y'ibintu byose ibituruka mu maguru ibituruka mu maboko ibituruka mu mutwe byose biraza bigahurira hamwe bikamuhuriraho hari igihe bajya bavuga ngo umugore mwiza ni urugo rwiza inshuro nyinshi umugore akurusha urugo inshuro nyinshi uzasanga umugore mu rugo ashobora gutuma hazamo umugisha cyangwa hakazamo umuvumo yego umugore ashobora gutuma urugo rugendwa cyangwa ntirugendwe umugore ashobora gutuma abana bagira uburere cyangwa ntibabugire kuko twagiye tubona ahantu henshi impamvu z'ibi bintu umugore ngiye muha usibye no kuvuga ngo iki umugore ni umunyembaraga 100%. Kuko uyu mugore ibi bintu byose bigenda bigahuriraho. Yego. Usanga abaye ari umugabo wenyine. Inshuro nyinshi kugira ngo abe ari muri uru rugo ruzagende neza byasaba ko yifashisha abandi bantu. Yego. Reka dufate nk'urugero nk'umugabo usigaye mu rugo wenyine. Yego. Agasigarana abana. Byanze bikunze muri uru rugo hagomba kubamo mushiki we cyangwa hakabamo nyina wabo wabariye abana bitewe n'impamvu umugore adahari cyangwa hakaza nyirakuru wabo n'umukozi ntabwo yamwizera 100% aba bantu badahari. Impamvu rero ni yihe hagomba kuza umuntu w'igitsina gore nuko hari imbaraga bafite mu rugo. Mani gumugisha uransobanura neza niba abadukurikiye bari bufashwe kuko uyu munsi turabona umwana w'umukobwa ajya gushaka. Yego. Ariko yagera amezi angahe ngo urugo ruramunaniye.
dufite abantu babaye mu ngo bagira ibihe biratinda bamara igihe buriya mbonye umuntu umaze imyaka 10 n'ingahe ukabona arahagurutse avuye mu bana ndayamanika yego ndayamanika kuko haba ari impamvu igize gute ikomeye kugira ngo asiga abana we ubwe avuga ati ndahagurutse ndagiye none umwana w'umukobwa ariho aragenda kandi wowe utubwiye ko ari umugore ari centre y'ibintu byose buryo umugore ageze mu rugo yibuka naho n'umugabo yatije ijerekani akajya kubitirura yego sibyo ni umunyembaraga ariko uyu mwana w'umukobwa ageze mu rugo arashaka ko umugabo amufasha imirimo yose nituvuga ibi reka tube hari abavuga ati harimo abadukurikiye bari muri diaspora akavuga ati ese ko twebwe tuba twagiye mu kazi agasigara mu ngenza nkora ibintu ibi nibi kandi ahari ariko je ntago tugiye kujya mu nshingano zo zibifatika byo gufatanya ngo ngiye kureba iki gisobanuro cy'uyu muntu ugiye gushaka ese kuko urubyiruko rurajya gushaka ruzi meaning y'urugo oya uyu munsi ntago bazi urugo icyari yego uyu munsi umukobwa ugiye gushaka azi ko agiye muri paradizo azi ko agiye gushaka inzu nziza agiye gushaka imodoka nziza umukobwa ugiye gushaka azi ko byanze bikunze ari buture muri etaje yego ikintu kimujyanye uyu mukobwa ntabwo agiye kubaka mu by'ukuri uwatekereje gutyo we ntabwo aba agiye kubaka kuko urugo rwiza ntabwo ari imodoka nziza urugo rwiza ntabwo ari inzu nziza ahubwo urugo rwiza ni umutima kandi noneho urugo rwiza ni weho ugomba gutuma ruba rwiza ndetse n'uwo mushakanye ubundi njyewe njya ngira abantu inama nkababwira ngo nimba ushaka kugira paradizo iwawe kuko abenshi bajya gushaka azi yuko agiye muri paradizo ati mvuye iwacu bantukaga bambuzaga kwigendera mvuye iwacu bambuzaga gusohoka ati ubu ngubu ngiye kujyaho nigenga ariko uwo ugiye gushaka ashobora kuba gusohoka watabizi atanabyigeze ako kantu ushobora no kujya kumushaka tuye muri ya etaje wowe ukirukankira ya etaje ariko gusohoka atabizi ushobora kujya kumushaka tuye muri ya etaje agenda muri V8 ariko kuba wakwambara ibibiju amaherena meza iki ibyo bintu atabizi atarabyigeze ntabyo yabonanye bashike nsiguye ntaho yahuriye nabyo ni umwana wakuze wenda reka tubyite gutya akuri iwabo ari ADPR bose agirirwa umugisha wo kugira ubwo butunzi weho ugakurikira bwa butunzi utazi uyu mwana ngo yakuze ati ntabwo azi yuko iri herena rye waryambara ntabwo azi iki wahagera mugatangira gushwanira yuko atakuguriye amaherena cyatagusohokanye ugatangira gushwanira yuko atakujyana ku mazi ngo ugende wambaye bikini kuko weho niho wakuriye wanemeye uhindura aho usengera kugira ngo ukunde umubone ariko mu by'ukuri gushaka ntago ari ukujya gushaka ibi bifatika ahubwo genda mu mutwe wawe uvuga ngo ese uru rugo ngiye gushinga nzarubamo kugeza ryari kandi urugo ngiye gushinga nzagira uruhe ruhari kugira ngo rube urugo erega ugiye kurusha inzu irahagaze ariko ugiye gushinga icyo bita urugo ntabwo ari inzu urugo si inzu si ibintu kandi nturuhe garanti igihe ruzarangirira wabona birashoboka badukurikiye ntabwo duha urugo garanti igihe ruzarangirira ntabwo urugo rugomba kurangira tuje muri rya jambo bita akaramata ryo kubana akaramata ariko akaramata birashoboka ariko tugiye mu buhe buryo genda wishyizemo ko niba ariko ndiho numva wishyizemo kugiye kubaka wa mutima wa muntu rwa rukundo rugiye gusohorera muri wowe rwa rukundo rw'umugabo Imana ibwira ngo umugabo akunda umugore rugomba gusohorera muri jewe cyane rwose rusohorera mu mugore gute ikindi kintu njye mbwira abantu niba mugiye gushaka mu gihe cya fiançailles ni muganire kuri ibi bintu ya mico yo kumenya kuko uyu munsi hari abantu dushaka ariko utaraganiriye n'uwo mugiye gushakana umenye icyo akunda umenye icyo yanga hari ikiganiro nigeze gukora ndi kuvuga ngo niba ugiye no gushaka umuntu mugiye gushakana manza wicare muganire munavugane niba koko iyi paradizo muzayubakana kuko usibye no kuvuga umwana w'umukobwa hari n'umusore utazi yuko niba ashatse agomba kureka cya kigari cyo kujya kwicara hahandi
hahandi yirwaga nagamenya ko yubatse yego uyu mukobwa afite abakobwa barenze 50 bamuri inyuma iyo ugiye gushaka sinkubwiye ngo aba bantu bazahinduka abanzi ariko hari intambwe wateye itandukanye n'iyabo hari izindi nshingano winjiyemo zitandukanye n'izabo aba bana b'abakobwa mwajyaga mukora groupe mukavuga muti uyu munsi turasohokera ku Gisenyi mugasohokera koko ku Gisenyi kandi nta n'ikibazo wenda nta nibibi mugiyemo mukagenda mukoga mukatembera mu bwato mukicara mukarya ifi mwarangiza mukikubita mu modoka mukagaruka i Kigali ibyo bintu nta bibi birimo rwose ariko kuko washatse uwo mwanya noneho ntabwo uri bubone umunsi ya groupe yakoze gahunda yo kujya ku Gisenyi kuko utakiyirimo biragusaba ko usaba uruhushya umugabo ko ntuzagenda udasabye uruhushya uyu mugabo na uwo munsi ashobora kukubwira ati rero kwa mama wanjye naho tugomba kujya kureba uko bimeze inka zaragize urukumva abagiye kurya ifi nawe ugiye kureba inka biratandukanye cyangwa akakubwira ati ndumva ndi butahe kare ndirirwa mu rugo cyangwa uyu oya sheri kwa gatandatu numvaga ari umunsi wanjye nawe yego icyo gihe ntabwo uzavuga ngo ubuse umwana w'umukobwa rero w'uyu munsi bagomba guhitarira atumbujije bagenzi banjye utumye tutajyana twariganye twarakoranye urambangamira uburenganzira uramuhotera ntago ari uko nihohoterwa gute se kandi washinze urugo nyine none se ari uru rugo na ya groupe wari urimo aho uhohotewe ni hehe ubwo uyu mugabo ntabwo yari n'akarengane we uyu mugabo rero nawe watangiye kubwirwa gutya urampohoteye umbujije uburenganzira bwanjye umbujije kujya kwicara kwa Makuza ngo ndebe ibihita byose Makuza arahiyahurira ntabwo nanjye sinamwemerera urasigaho uzasaba urusha kujya kwa Makuza rero uyu mugabo nawe arahohotewe kuko yari azi yuko ashatse umuntu umufasha bagiye kuba kumwe muri buri kimwe cyose none uyu muntu groupe y'abantu 30 yanza kuyivamo yari afite gahunda yo kubicara bagapanga imishinga y'ejo hazaza y'urugo rwabo ariko uyu mugore ari kuri WhatsApp we ariho arashaka gupanga imishinga ya za groupe za groupe zabo baro barategura tuzasura uyu twariganye tuzasura uyu none wa mugabo w'uburenganzira bwo kugira ngo bubaka urugo narwo urwo rugo ntago rwubake mu kirere cyangwa urwo rugo rero iyo ibi bintu iyo utamanje kubyikuramo mbere yuko ujya gushaka ngo uvuge ngo hari icyiciro ngiye kuvamo njye mu kindi cyiciro birangira n'ubundi urwa rugo rwubakiye ku magi niko nabyita yego uhita rutangira kugendera ku magi ugatangira kujya uvuga ubuse koko nibe namwe muzagenda njye ntago nabasha kuza disi niba watangiye kubaganyira ko we utabasha kuza disi uyu mugabo utangiye kumera nkaho umuhinduye mubi mu maso y'abari inshuti zawe kandi ntago ufite uburenganzira bwo kumwita mubi mu bandi reka mbereke ni abantu mumurikira iyo umuntu washatse naho yaba ari mubi nabe mubi wawe ntago agomba kuba mubi w'abandi ukiraho rero ndahita nkubaza ikibazo kivuga ngo ibanga hagati y'abashakanye kuko uyu muntu agiye yuko umugabo bicaranye ko ntago babivugiye ahandi muri chambre yabo aramubwira ati sheri wanjye ejo hani nzaba ndi mu rugo numvaga nkeneye ko nanjye unyitaho nkaza nkaruhuka ariko ugiye muri ibi aya masaha ndatashye turahita tureba ba bantu umugabo aza agasanga bari muri WhatsApp bari kuri telefone ntashaka kuyivaho ntazi kumwitaho kuko nitubivuga ahita avuga ati muzanye ibintu bya kera kuzana kumutwaza laptop kumugira gutya ibyo nabyo n'ubukoroni none uyu mugobwa bibaye ngombwa ko ajya kuganyira babashuti be n'uyu mugabo nawe arahita aganyira cya gikundi cy'abasore ati umugore mfite ni mubi mwebwe mwatigiye umugore wanjye amfata gutya na gutya nyitaho gutya ndi wahita avuga ati nibe nawe ibanga hagati y'abashakanye ese uko nukumenera amabanga umwe ari haganyira mugenzi we ibintu byo kumena amabanga y'urugo njya mvuga ngo ni kosa rikomeye ni kosa rikomeye kubera ko nta rugo rwubakika nk'urundi yego kandi iyo ndi kubwira abantu ndakubwira ngo uzirinde gukompara urugo rwawe n'urugo kwa runaka kabone naho mwaba mukorera umushahara umwe njye nawe dushobora gukorera umushahara umwe yego ariko inshingano zacu ntabwo ari zimwe naho reka tuvuge ko
njye nawe turi gukora muri biro imwe twese dufite abana babiri ufite babiri nanjye afite babiri ariko inshingano zacu ntizizaba zimwe kubera izihe mpamvu weho ushobora kuba ufite barumuna bawe 5 wenda bose bagikeneye kwiga njyewe nkaba afite barumuna banjye 2 ndetse bose ahubwo banandusha ubushobozi banaza kumbwira bati mama minyone reka nguhereze akantu ndetse bari no kunganira isuko bya bimaze gusaza inzara zawe bimeze gute kandi noneho weho ufite barumuna bawe uri buze kukubwira ese ubu uko twavuze n'amakaye yo kujya ku ishuri biragenda gute rero uzirinde gukompara urugo rwawe n'urwa mugenzi wawe turi banagwa urajya kuduhishira muri babandi uragira utwuhembwa ugira uko urugo rwawe rutunganya neza ariko n'umuryango ntago tuwirengagiza cyangwa se ufite mabukwe wawe sibyo yego uri umugore wenda ufite umutima wo gukunda famiye washatsemo y'umugabo ufite mabukwe wawe urwaye amafaranga yawe nawe urayashyira kuri mabukwe wawe ujye kumuvuza ntandukanye nawe wahembwe ugomba guca muri supermarket ugahaha ibintu byo hejuru ibi bintu njye mbibwira n'abagore ngo ntimukajyane guhaha siko hari abagore bajye bakora ikosa najya guhaha nkaguhamagara ngo wasaje se tukajya guhaha wewe urajya guhaha ndenge guhaha nitwaje unyanyura zihahira muri supermarket ngewe ngomba kujya Kimironko cya Nyabugogo njye nitwaje 1,100 ngiye guhaha wewe ugiye guhaha witwaje 30 tujyana guhaha gute turatahana gute wenda genda nabyikunda bitagera moto wowe ufite moto kubishyira kandi ko yarakuranshuka ariko urumva nibyo koko uranshuka ngo nze tugende ngo herekeze uhaye uko niko kwifuza no kurarikira akubwira ko abagore buriya tugira imico mibi yo kuratirana ngiye mugabo wanjye yamaye amafaranga yo guhaka yamaye njye gwaye none wa wundi karaza ku munigo wa mugabo ngo ntabwo wamuha amafaranga ujya agatangira gukompara umugabo we n'uwabandi atuze ariko yuko umugabo wa Fani amuhereza 100 byo guhaha none wewe nta nubwo ujya 10,000 mugatangira gushwana kandi bitari ngombwa kubera iki wafasha umugabo w'abandi umukompara n'uwawe aho urubu wahuze na za groupe nubwo utaransubiza ikibazo bajeje ziriho ubu ngubu je mama mbivuga nkabibaza nuko nganwa n'abantu bose n'abagabo dufite ngo groupe z'abagore yego bajyaho hose bakanaratirana n'abagabo uburyo bashoboye yego bashoboye wa wundi bakamubwira uburyo ashoboye none wa wundi akihagarara akagataha yagera akabwira umugati urabikora se ubundi urashoboye nka runaka rero bene ibyo ngibyo byose ni ikibazo ni ryabanga ry'urugo riba riri kumeneka kandi inshuti yanjye wowe uri kumena ibanga ry'urugo umenye ko abo uri kubwirira ibanga nibo bashaka kuzahindukira bakwinjirira ni nabyo tubona kuri social media tubona amavideo agira cyo akatugarukira y'urubyiruko bakoze ibi banywereye aho baje babiyerekanye yifoto ya Dudure nambaye busengera ngo mwekeje ubundi kabaye umuturanyi wacu hakuryange y'Bugande barabashuti be numvaga ari inshuti muri ikintu tugomba kurwanya mu gihe tugiye gushaka niba ushatse imuka muri groupe warimo meme usibye no kuba ngo gushaka nindi ntambwe yose uteye ubundi bigusaba erega reka nkubwire mbere yuko ukunda abandi manza wikunde mbere yuko wumva ko undi muntu yakubikira ibanga banzu ry'ibiki ko nukuri kuko nimba nakubwiye ikintu nananiwe kukibikira yego byanze bikunze weho ukimbikiye nkandi kukinza kukubitsamo ikintu ntago ngomba kuza kukubitsamo ikintu cyananiye kukibikira kandi umutima utobotse erega ari umuntu aba afite umutima utobotse uyu mutima ukabutobokanye ibikomere yashakanye byaho avuka none yarangiza akavuga ati jewe n'ubundi narimenyereye ko mama na data bashwanaga bakavugiraho uwo mukobwa niza bari ingaruka n'uyu musore kugira ngo bajye kubaka muri ubwo buryo aka kantu nako tugomba kukavugaho uyu munsi uko njyewe mbanye n'umugabo nibwo burere ndi guha abana banjye aka kantu abantu bajye babasha kukumva neza niba ari njye munyagasuzuguro mu rugo umugabo akinjira mwisikigiza umugabo akinjira mukubita inkubara menye ko umwana wanjye najya gushaka ibyo bintu azabikora
niba uri umugabo ukabuze yuko utaha uteza intambara mu rugo menya yuko uri gukireya abarwanyi b'ejo hazaza kandi bo bazaza bafite imbaraga zirenze izo ufite ubwo ntibimugiraho ingaruka uko iterambere rigenda riza niko ibintu byose bigenda bitumbagira kurenza uyu munsi nshobora kuba ndi kuvugira hano kuri kamera ariko ejo umwana wanjye akazaba avugira ku birenze kamera uko ni ukuri akazaba avugira wenda kuri satelite bitewe n'iterambere aho rizaba rigeze rero ibi bintu ndi gutanga hano kuri kamera nimenye yuko umwana wanjye azatanga ibirenze uru rugo twashinze ngewe nawe ibyo turi kurukoreramo tumenye yuko bizaba byikubye inshuro zingahe mu ngo z'abana bacu aribyo bizagira ingaruka ujye ukumva wumve ngo umwana wa Fani eragaza yitwa umwana wawe yego ntabwo icyo kintu wakikuraho ibyo yakora ibyo ari byo byose azaza yitwa umwana wa Fani ibyo yakora ibyo ari byo byose azaza yitwa umwana wa mama Mignone noneho ngewe mama Mignone nsigare mbabaye ariho bavuga ngo umubyeyi acumura yicaye kubera iki ikosa umwana yakoze n'uwanjye doko wa mwana wa runaka ntabwo uri bumwikureho ari nayo mpamvu ababyeyi ikintu dusabwa ni uguha uburere abana bukwiye tukabaha n'ingero nzima kuko uyu munsi ibi ndi kuvugira kuri kamera biramaraho imyaka 200 abana banjye abuzukuru abuzukuruza abakwe abakazana bose ibi bintu bazabibona ati mabukwe yigira gatya yazaga tubwira bya bitsina byawe wagiye gutanga byose bigaruke ubwo ikintu kizabaho rero ni iki tekereza umunsi nzaba ntakiriho abantu umaze no gusaza ariko cyangwa amaze gusaza bakwereka ibyo wakoze kera oya akuzukuru niko kanekereza kagahita kambabaza bakereka ngo dore nyogokuru wawe ngo yazaga kuri kamera ngo akirwa azunguza amabuno ngo dore nyogokuru wawe ngo yarazaga ngo yambaye imyenda ngo igaragaza amabere iki kintu abantu ntago bakizi dore nyogokuru wawe yavugaga ko yasambanye abagabo yasambanye nabo atabibuka umubare ngo nasambanye n'abagabo 1000 aka kantu ntaza nkabivugira kuri kamera ngo ndimo ndivura ibikomere ariko nibuke yuko inyuma yaho bizagenda bizakugiraho ingaruka uyu mwana uri kumva ngo nyogokuru yasambanye n'abagabo 1000 we ntago azifuza gusambana n'abagabo 3000 bitewe nuko nyirakuru ameze ariko icyo gihe ariko niba nyirakuru yarashize bamenye ashaje araho ndumva gusa umwana azabagwiza ibikomere ibi bikomere rero azabyubakana n'iripfunwe umwana azarigendana hazaba ari hose ibi bikomere by'uyu mwuzukuru w'umuhungu bizamutuma agushaka bimugora kuko azavuga ati bunagira umugore umeze erega ibi bintu dukora bituma bacu bagira amatsiko ahari umugore wanjye we ntazitwara nka nyogokuru oya reka nkwereke ngiye imbere ya kamera ndikaraza reka mvuge gutyo ko nikaraza ngize umwana aravutse arishakiye hariho igihe umwana nyine avuka akagira ubwenge akavuga ati ibyo ari byo byose n'ubwo uyu muryango wanjye wari umeze gutya hari intambwe ngomba gutera uyu mwana nibucya mu gitondo yasohotse kuri Yellow Paper bamugize mu ministre bakamugira ministre ngewe ubyibuka yuko uriya mwana avuka kwa Fani nzahita nzana ka video Fani yambaye ubusa tenga kubita hariya ya baba we dore mama wa ministre mwaba mama mwe muza kuri kamera mwambabariye mukazirikana ko inyuma yanyu hari abantu babaherekeje tugeze kuri rwa rugo uyu muntu y'imico ntimwubake ubwira musenyeye ndeko byabanga cyambere cyo kuza wiyerekana nibyo wakoze uvuga naryo ni irindi banga iri banga rero umennye cyangwa se iyi myitwarire imico tubonye yo gushaka kumera nka runaka na runaka urugo rwanjye umugabo mukomplenya wabo n'umugenzi wawe bisohoye rero muri divorce uyu munsi ziriho muri divorce ndiho jewe njyampa ibyiciro hari divorce zingo zabayeho na divorce zingo zitigeze zibaho yego ako turakemeranya cyane rwose ndabyemera cyane kwa umuntu wicara akaba niba dufite umugore uri mu nzu umukobwa bateye inda bamara kumutera inda akagenda
hakaza undi akamutera indi ashobora kuba afite 5 noneho hakaza umwinjira nawe afite umugore icyo gihe uyu muntu waje kumwinjira akagera igihe wa mugabo agenda guhaguruka agateza induru ngo na divorce natandukanye n'umugabo urwo rwo ntago rwabaye urwo rwo ntago rwabayeho ntago rwigeze rubaho ntago rwizeho kuko uwa mbere ni uwa Yohana uwa kabiri ni uwa James uwa gatatu ni ntuza ni Yosefu waje yihitira ariko akwamirayo maranye imyaka ariko Yosefu nawe ukwamiye aho ngaho asize Mariya hehe hari inyuma asize Mariya hari inyuma mubyaje bangahe 5 kuko rero wowe uri umuhanga kuko mubyaranye n'abagabo 3 ni umuhanga yagiye agura agakoko hari akaguru k'inkoko kandi twita pisto aragakaranga neza agashira mu isorori amazi ugashira mu isorori avuga ati Yosefu byaga bikunda kakando kuko Yosefu hariya kwa Mariya yabyaye abana 10 nyago ako gakoko yakarya akaguru ntiyakarya barya imvange biki bye byose ni kawunga yenda kubamena igifu none ageze hariya rero we ni umuhanga azi gucugusa icyo kibuno azi gutigisa iryobere azi kwitera makeup azi gukora utwo twose none wa wundi arakwamye ariko igihe nikigera wenda Mariya hariya ararira n'abana be baranasenga ariko yamarira yatuma wa mugabo yibuka atakagaruka ku mugore wa mbere bisezera ko biri atubwira ngo wibuka umugore mu buto bwawe mu buto bwawe noneho asubiye uyu muntu akaza agahagarara hano ati kana kayantwaye umugabo koko uru rugo ni divorce na divorce nayo hakaba na divorce y'umuntu mwabanye mwarakubanye amategeko abizi nitoro ribizi n'igihugu kibizi n'imiryango ibizi abo bantu bagatandukana aba bantu bagiye gutandukana bagomba kwitwara gute umuntu utandukanye agomba kwitwara gute reka rero nkubwire nkunda kubana n'abantu benshi bahuye n'icyo kigeragezo cyo gukora divorce surtout umuntu ukoze divorce we arababaye kandi iki kintu nzakivuga ngisubiremo iyo habaye divorce impande zose zirababara yego surtout iyo ari urugo rwari ruriho ari urugo rwari ruriho atari ibingibi nyine twumvishije gutyo abantu bakoze divorce yabo umugabo arababara yabo umugore arababara ko mutanyutsemo ni ukuvuga ngo navuga ngo ni nk'iki sinzi niba urabona ahantu bari kwasa igiti ni nk'ishoka bafashe bakubita mu giti ako kanya gihita kibarukamo kabiri iki giti gitangira guta amazi rero abantu umuntu wakoze divorce ahora atonyanga mu mutima we ndavuga umugabo nkavuga umugore ariko noneho abantu bakoze divorce harubabara cyane kurenza undi ubabara cyane kurenza undi ni uwasigaranye inshingano nyinshi z'uyu muryango uyu munsi turabona umugore n'umugabo batandukanye ugasanga umugore yasigaranye abana yego arabamenya kuri buri kimwe cyose uyu mugabo wagiye umwana najya no kumureba aramubwira ati genda nyoko azirwarize arakana gaherutse kumbabaza umwana yagiye gusaba papa w'inkweto kandi se afite ubushobozi bukomeye nagize aramubwira ati nyoko yarasuzuguye sha genda wirwarize uyu mwana se abijema genda nyoko yirwarize ndashaka kuvuga ngo uru rugo rwacitsemo kabiri abana baba victime yego y'ababyeyi babo ugasanga aba bana bahorana intimba n'agahinda nde hari igihe mvuga ngo tuzavugira aba bana b'ababyeyi batandukanye nicyo kintu ndi mvuga icyo kibazo ukozeho ndi mu buryo bwo kukibaza abagabo cyane abagabo nibo bagomba kugisubiza kuko sibyo ko no mu murimo nkora abo bana ndabatunze bana batunze ngira ngo njya mvuga ikigo biki byose bifite nabameze muri ubwo buryo yego nibo mfite ari kibazo ukomojeho ariko nkibaza twabonye umusore n'inkumi barafiyansanyije yego mwasabye undi urukundo undi ati nzakubwira yego undi ati kutinze kumbwira ati tegereza undi ati ntegereje igihe komeza mbwira
yego ubwo se urukundo ari wamucengezamo burya kenshi umukobwa ajya kwemera ari uko rwa rukundo rwa muhungu rwamaze kumucengera kuko urukundo ruza ari rumwe kuko Imana yahaye umugabo urukundo nikwe Bibiliya ivuga noneho uru rukundo umugabo afite rurangirira mu mugore rwo tujye kurebera hamwe kwifuza kwe kukarangira ku mugore urukundo rwe rurangirira amapine yarwo yagenda ngo pa agaparika ku mugore urukundo ni nabwo bagaruka Imana ikavuga ngo mukunda abagore banyu ko bamaze kubageza mu mago ntago bongera kubakunda ntago byongera wakumvisa ko ngako baba rwarugirwa vuga ngo nta kinkunda nko yankunda garakimaka yabuka yimagara none ko uyu muntu umugeze mu rugo uyu mugore mutangiye umushinga abari babiri bahindutse umuntu umwe binjiranyemo hari uburyo nibanga rigihariye by'umugabo n'umugore sibyo none havutsemo igihamya gihamya gishimangira urukundo ari wa mwana uyu mwana mwibuke mwega badukurikiye wibuke waba warataye aba bana cyangwa se uhohotera umwana menya ko uyu mwana amaraso yuzabazwa n'amarira azagukoraho kuko uyu mwana ntabwo urukundo rwanjye giye n'umugabo rwakagombye kugira victime ku mwana kuko giye umwana ndi nyina uri se niki gituma umwiharira kuki uvuga ngo genda nyoko yaransuzuguye mama yaragusuzuguye ko si jewe kandi wibuke mwabagabo mwe amaraso impamvu navuga ngo ndashaka kubiganiza abagabo kandi abafite nzabiganiza nuko nshaka abagabo dusona iki kintu ko turo tuvuga nk'abagore babagabo dukujya bavuga ngo mwege muri abagore ariko kuki uyu mwana ikibazo umwana gusuzuguye kuki gihindutse icyo mwana kandi umwana arengana wibuke ko uyu mwana amaraso nayawe nukuvuga ngo ko byamera kose ni wowe abaruyeho sibyo ntari ku mugore ari ku mwana none ageze mu bihe bikomeye ingaruka z'urukundo rwanyu zijya ku bana kubera iki kuki ingaruka z'urukundo eko kantu nanjye njya nkabaza njyewe nkundanye nawe uyu mwana nta ruhari na rutoya yigeze abigiramo hanyuma urukundo rwanjye nawe ruvuyemo umuntu niba urukundo rwanjye nawe ruvuyemo uyu muntu kuki uyu muntu aza kurenganira hagati y'ibyanjye nawe ntago bikwiye kuki uyu muntu utamwegera ngo umubwire uti mwana wanjye nanjye mbihindukire mvuge nti mwana wanjye kuko uyu mwana azavuga ngo papa yongera avuge ngo mama sibyo ariko agira igikomere cy'uko weho nawe mudahuza njye mvuga ngo uyu mugore n'umugabo kuki ibintu byabo batabirangiriza hariya ariko umwana bakamugira umwere ku buryo umwana nagera kuri papa azaba ari umwere yagera no kuri mama akaba ari umwere sibyo hanyuma njyewe nawe nimba turi gushwambagurana hari ibyo tutari kumvikana tubikorera ahandi hatari kuri uyu mwana twere kugira umwana iturufu yo kugira ngo kuko usibye no kuvuga ngo wenda umugabo yatereranye umwana ariko dufite n'abagore bafashe wa mwana bamuhindura nk'iturufu yo kwica umutima w'uyu mugabo nanone kuko ariko impamvu nshobora kwemera ko njyewe n'umugabo hari ibintu dushobora kutumvikanaho yego nitutabyumvikanaho wenda cyane njye nkunda kubwira umuntu ngo niba ubona utari kumvikana n'uwo mwashakanye ukabona hashobora kuzamo n'urupfu uzafata inzira wirukanka hari amategeko ndego uhunge rwose kuko ubuzima bwawe ntibugomba kuhasigara twabonye abantu benshi bagiye bapfa kubera urugo bashinze ariko uyu mwana kuki yahinduka iturufu yo kugira ngo ubuzima bwa mugenzi wanjye nabwo bwangirike kuko urugero niba ngewe uyu mwana adashobora kwishyurwa amashuri ngo nuko nyina ngewe namusuzuguye yego ubuhemukiye uyu mwana hanyuma yewe mugore iyo ushatse gufata wa mwana ukajya uhora ujya kumusabisha usenyera mugenzi wawe urugo yego kubera uyu mwana nkeka ko numva impande zose uyu mugabo yakagombye kwita ku nshingano ku maraso ye cyane rwose atitaye ko kanaka yamuhemukiye atitaye ku mugore ibibi bye ntabyiteho yego tunashimira ababikora ariko baranahari oya barahari rwose hari abagabo bahari bakunda abana babo abo ngabo njya mvuga ngo kudo shapo hanyuma ikibazo kiri ahangaha uyu muntu udivorushije turiho tubona ese kwera tubonye ko asigarana inshingano akagira ibikomere ko ntitubona abagabo basigarana abana ntibahari yego barahari ngo baze hano kuri social media ngo baze gusakuza bavuga ngo basigaranye abana ariko tubona
abagore bahindutse mbese none bagize trauma basigaye ubona iryabanga badatinya kuvuga byose kandi bakirengeza ko bahetse babana babo. Ese ni gute umuntu wakoze divorce nubwo yabikomeye nubwo yabibabaje ni gute yakwitwara? Cyakabira tukijyananya n'ijambo rivuga ngo ese ubundi umuntu wakoze divorce ni ngombwa ngo ahabwe akato muri society? Reka mpere ku cyanyuma. Umuntu wakoze divorce ntago tugomba kumuha akato. Ntago tugomba guha akato umuntu wakoze divorce, ntago tugomba kumugira igicibwa kuko icyambere cyo aba yakomeretse. Umuntu wakomeretse ubundi twakagombye kumwiyegereza ndetse tukamufata tukamuhobera cyane tumuha urukundo kuko aha hantu yahahuriye n'impamvu nyinshi zatumye asenya. Ntago ngiye namucira urubanza uretse ko yego hari uwasenye yabigizemo uruhare ariko umuntu wakoze divorce ntago tugomba kumucira urubanza ngo tumuha akato tumwigizeyo tumugire igicibwa tumwita amazina adakwiye. Hanyuma ikindi ikibazo warumbajije cya mbere kivuga ngo aba bagore bari kuza kurira n'ibiki byose ntago mbyemera sinanabishyigikira kandi ababaye kubabara ndababara yego ariko kuza kubwira isi yose nkabwira abana mbyaye nkabwira abuzukuru bazaza nkabwira abuzukuruza bazaza mbabwira ububi bwa papa wabo mbabwira ububi bwa sekuru mbabwira ububi bwa sekuruza nta kiza cyabyo. Ndimo ndasenya kandi nisenya na societe. Ndimo ndisenya ubwanjye ndimo ndasenya societe ndimo ndasenya n'umuryango mugari uzankomokaho. Ariyo mpamvu mvuga ngo ubuhamya hari abavuga ngo tuje gutanga ubuhamya bw'ubuzima twanyuzemo araza butange kandi buriya nta muntu ujya wivuga amabi yego azaza avuga ibyiza bye gusa. Kandi ikindi uyu muntu waje gutanga ubuhamya inshuro nyinshi hariho n'igihe atakwemera yuko mugenzi we nawe azaza gutanga ubwe kuko nawe ashobora kuza akavuga ibibi byawe. Rero ntago nemeranye n'umuntu ariko dufite abantu bigeze baza bakavuga abagabo babo bakavuga nabi ariko noneho tukaza kubona twabona umugabo akavuga ati aya ati none ndabona birenze nawe akaza kivugira ariko ni bakeya abo ni bakeya. Rero nagira ngo nsabe aba mama ubundi umumama ni umunyebanga yego ni umunyembabazi ni umunyempuhwe akaba n'umunyarukundo. Mwaba mama mwe munkurikiye nimugire ibanga kuko niyo ugeze kuri kamera uje gutanga ubuhamya nta nari muzaza kuvuga ukuntu yakwisesheri nta nari muzaza kuvuga ukuntu mu mwaka wa mbere mwasohokaga mugatembera mukarya neza mukagira gute nta nari muvuga mu myaka 2 uko byari byifashe cyangwa mu myaka 3 ahubwo utangirira mu myaka 5 wenda niba mwaratandukanye mumaranye 7 utangirira hagati mu bibi gusa kandi nawe umenye ngo yagiye guhinduka nawe yarahindutse. Noneho ukibaza ibya mbere kuki utabanje kubitubwira kuki utabanje kutubwira ahantu yagusohokanye ajya kugutereta bwa mbere yego kuki utabanje kutubwira ukuntu yagukunze urudashira nawe ukafata gahunda yo kumwemera ahubwo mu minota 50 tuguha yo kuvuga kuri kamera ukavuga iby'umwaka wa nyuma bibi gusa utarigeze utubwira ibya mbere. Buriya ushatse kuvuga ako kantu bishatse kuvuga ngo noneho dushake n'abantu kuko turambiwe n'abantu baza kutubwira ibibi gusa by'urushaka rero kutubwira ibyo kuko biratuma aba basore badashaka biratuma abakobwa badashaka biratuma n'abari mu ngo babizinda ko duhuza babizinda ubwo tubona abantu bazana ubuhamya bw'ibyiza baze batubwire ngo umugabo yaranterese aransohokana ambwira neza angurira ikanzu nziza angurira isakoshi n'urukweto ibyo bintu byarabaye utariko rwose nyuma satani yabyivanzemo ntitukiri kumwe ubundi ubwo si bwaba ari ubuhamya ariko binagarukiraho kuko hirya nta n'impamvu kuki tubona aka kantu niyo mpamvu njye nateye intambwe ndavuga ni wenda ndi pasiteri wenda nizana ibyo mu rusengero ariko se koko tubure ubukristo tubure n'ubupfura tubure n'ubumuntu uzi uvuga ibibi by'umuntu gusa
ntitubone umunsi aribwo tubwira wenda n'izasenyutse zikiri iyo nge zitaraza hano ese uyu mugore mwashakanye nta keza na kamwe yigeze agira yigeze agukorera gatuma uyu munsi umufata ukamufatana n'urubyaro rwe ugakubita muri puberi tugarukiraho tumenye ko turi ku karubanda ariko tumenye ko wari uzi ko ari ihohoterwa ririho rikorerwa njya gutegura ibiganiro yavuze buri sinyankunda kwicara kuri kamera imyaka umaze ngira ngo urabizi ubu nkurikira ntago nyandika kuri kamera ngo nicare n'abantu ibiganiro nkorane n'ibiganiro ariko navuze ngo reka mpaguruke nasanze ari abantu bo bakorerwa ihohoterwa mu buryo abantu batazi ariko riturutse ku badayimoni mbona turiho turakira amakuru ari nayo turiho tubona no mu nzu y'Imana tukabona baratubwira iby'ikuzimu gusa bakatubwira iby'ikuzimu ibimanuka mwirimba hari umuntu wana invitation ntagire invitation ya anniversaire z'abandi nkuko yawe yabaye ngo nyizemo ntagire ya mariage ahora n'izabapfuye izabapfuye buri munsi tuzashingwe ejo tuzashingwe kuki turiho twakira amakuru mabi kandi dufite ibibazo byinshi dufite ibintu byinshi turimo ntago dufite bitwongerera none uraje unyeretse uburyo umugabo ni mubi ese jye wubatse nzigera ntazibana zidakubenda amanyamahembe urugo rw'umugabo uyu munsi uratsinda ejo utsindwa uyu munsi ushobora kuba niriwe ndi mwiza nabaye mwiza kuko umugabo yankoshereje gemba mwiza ariko ejo nzakosa nawe abe mwiza nuko urugo rumeze ariko none nindamuka wowe uje ukanyereka ukambwira ibi by'umugabo uhereye hasi kugera ku mutwe ukanyereka ati abagabo narabazinutswe hari umuntu nteretse kuganira n'umushuti wanjye aranankurikiye arambwira ati umva ati jewe nta muntu nzagira inama ko gushaka atagize umukobwa umbwira ngo mugire inama ngo ashake hagize umuhungu umbwira ngo mugire inama gushaka yaba ukiri umukobwa yaba n'uwatandukanye agiye gushaka nta muntu uzajya kuvuga ngo gushaka bivuga ngo urugo ruramunukiye wabyumvise ruramunukiye aravuga ati nta muntu n'umwe nzongera gushaka none aba bantu ihohoterwa utoduhura niriye ngiye nuza kuvuga ibyo ndahita mbona ko abagabo bose ni babi mpita ngenda ngenzura uwanjye aho yagize gute yagiye kuko baje hano kuvuga bavuga amakata yose babyumvise bavuga amakata yose ngahita mvuga ntayiwe ntiwa wundi yagenda nageze saa taratarata ntuba afite umugore we ugatangira kwikanga utari ku muntu uko twari twavuganye ko ari gutahe hakiri kare uti none akaba agejeje ikijya tarata ntutekereze ko no mu muhanda hari ambutiyaje urakoze cyane nkugi wacu hariya umara amasaha uriya muhanda akongera ati ugateka ukabuze nk'umugabo araza arye ndi ku ruhande rw'umugabo ari burye wajya kuza ati ndumva amazi baba we yari ahandi yasanze ahandi bamutekeye ngiri uburyo muri wo mudusenyera musenyera ingo zabeshi muri uburyo tugarutse ku mugore rero muri wo murica imitima y'abagabo yo gutekereza ko nta mugore muzima ubaho aho ngaho mugaje uhagure uto turabona muza mukavuga njye nasambanye n'abagabo naba nasambanye nabo turiho turabona abantu baza kuvuga nanakavuga nasambanye message za mwasambanye muri mu rusengero awe mvuze nta none unzu rutoki muri mu rusengero urasenga uri umurejiyo mwiza uri umunyamutima mwiza uri umurokoro mwinginzi mwiza ndavuga ingeri zose yego ngo bura ngo twagato dusenga mu cyumba twarasambaniraga wa mu kirisitu we wa muntu we reka mvuge ngo umupagani nuvuga ko uri mu cyumba usenga ugasambana uyu mugabo aramurushye rwo kujya mu cyumba cy'amasengesho nago waba utigiyeyo nguko uko batwimye impushya zo kujya kurara dusenga mu masengesho niyo mpamvu leta nayo nizifunge ubwo nacyo zimaze kuko zimurazikoramo ibi ngibi abantu ntibongere no kurira bavuga ngo iki insengero nibo bazifungiye bibeshyera leta kuko ibintu mwavuze n'ibyo mwakoze nibyo byatumye na leta ivuga ati reka dushishoze kuko weho waraje kuri kamera urabivuga niba warabivuze rero ikintu wavuze nanjye ndicara ntangire kandi aho ngaho harebera bose ibi nibiki kuko ibi bintu birarebwa n'isi yose utangiye kuvuga uti mu cyumba cy'amasengesho rero buriya dusambaniramo kuki ntavuga nti ibi byumba by'amasengesho abana bari kujya kwirohamo nibimeze bite reka njyewe nka leta ireberera umuturage mbihagarike
nukuri ntimuzongere no kurira ahubwo nimusenge muvuge ngo umurimo nube muzima Imana irobanure hanyuma Imana irobanure iki ngiki rero wari ukimbajije umubwira uti abagore turatuma abagabo batongera kutwizera uko ni ukuri hari umuntu twigeze kuvugana arangije arambwira ati abagore bose bo kuri social media Mana yanjye ati nta numwe nizera ndamubwira nti se kubera izihe mpamvu ati weho umuntu araje ngo banyibiye umugabo kandi mu by'ukuri nta mugabo yari afite nawe ati akatangira akavuga ngo umugabo wanjye yarantaye nshaka undi nyuma yo gushaka undi nawe baramutwara none nashatse undi ati ubundi abantu bo hinduranya abagabo mwinduranya umeze gute ibi bintu rero hari ibintu tuza gukora hano ngo turi gutanga n'ubuhamya turi gutanga ni ukugira ngo tumenyekane umugabo wanjye ajyaga mu kazi nawe yagiye mu kazi nkajya nsambana n'umuzamu w'umuturanyi mbabarira umbwiza ni ubuhamya turi gutanga ni ukugira ngo tumenyekane ni ukugira ngo bigende kumenyekana nabi tumukurikire mwumve ko ibyo bintu ari bibi kuko uyu mugabo niyongera kujya gukorera Rusizi azasiga yirukanye umuboyi we w'umuhungu yirukana umuzamu na nyakabwa maze nabo ko baza kuvuga ko nimbwa basambaraga nazo bazazirukana urumva uyu mugabo nta cyizere yagira habe na kimwe nta cyizere yagirira umuntu uwo ari we wese kandi reka mbwire n'abamama baza kuri social media cyangwa reka mvuge abafite amacano hari ibyo turi gukoreraho bizatuma twambika isura mbi abandi bakorera kuri kamera yego ahangaha ni akazi tuba turi gukora aka kazi turi gukora nukazanamo umwanda uzatuma babona abantu bose ari abanyamwanda yego hari umuntu uherutse kuvuga akantu arangije aravuga ngo kuri social media ngo uvuye mu kazi ko mu rugo wese se ntaza agahita afungura YouTube channel ubu no kuvuga ngo abantu bose bari kuri YouTube channel bakoze akazi ko mu rugo arewe nayifungura ariko mubwira azayifungura cyarwa nabwiye rwose nago nzakwishyuza kamera ndawe nzagutiza kamera wicare ukore ibiganiro YouTube guhembe yego rwose nawe mubwiye ni uzaze uzi kuvuga rwose ngutije kamera ndayiguha utazi ibya YouTube arabibarirwa ahubwo bacuruza amabi yabo yego kuko muyashaka muyakunda ibiganiro byiza byubaka ni mubikunda ntago bajya kurikira ibiganiro byiza biri bwubaka umuryango tukoze ikiganiro ejo uzagaruka ukurikira igihari noneho wumve kuzabikurikira ariko nibavuge aho jewe nigeze kujya ubwiriza hantu twaro tuganiye twigisha abantu byerekanye bahoze bari mu buraya yego noneho hari cano nari mfite iri mu mazina yanjye bwite ariko indi yajyaga ibiganiro byose yego noneho havamo aho babandi ngira bakitwa barinda yabibitse witwa indangamirwa abwira umunyamakuru wankoraga ambwira ngo ndashaka ikiganiro cy'uburyo nakoraga ibi n'ibi noneho urashyiraho nimero zanjye umuhungu araza arambaza buriya rero kubera ko ngira ukuntu nkunda gushaka kumenya ko nkora ubushakashatsi ndabwira niyishyireho genda umukoresha abantu bamuhamagaye bonyine bwabo wakumva mu munsi umwe cyari kigeze mu bihumbi 15 kandi ikiva ijambo ry'Imana n'icy'ubujyanama ntago bagikurikira kigera muri mu bihumbi kibagiye n'abantu 300 200 naho ariko aya mabi mwebwe mushaka birega ko mukunda ibyaha kuruta guhinduka uyu munsi uzasanga hari ikiganiro cyakozwe n'umuntu kirebwe n'abantu 10,000 ingahe ngo nuko yatigishije ikibuno kubera ko yatigishije ikibuno kubera ko yerekanye amabere kubera ko yerekanye intege icyo kiganiro kizarebwa kirakundwa ku buryo bukomeye ariko ikiganiro kivuga ngo uyu mwana muha urukundo uyu mwana reka kumutera ihungabana mutererana ntacyo ushaka uyu mugore muha urukundo kuko wamukunze umukuri wabo urugo rwanyu ni mu rwubake rukomere ntago gusiganira rega burya gusenya biva mu gusigana baba batangiye gusigana mwakikunda undi ati jewe utaha saa 3 ngewe nta saa 11 uramvunisha ntuhaha yayo ukorera yajyana he waza kunsukisha ariko uzitse n'abantu bapfa nde naje no kubikurikira uzasanga nta n'ikintu bapfa urugo ni nk'imbone iyi y'ijisho nukuri nta kintu gato kaguyeho girahuma niko n'urugo rumera yego
rero inshuti abakunzi bacu twababwira ngo nimureke twubake aho kugira ngo dusenye kandi nawe uri gusenya menya yuko uri gusenya n'ibyawe njyewe aka kantu nzahora nkababwira igihe cyose uzi yuko waje gusenya ibintu ujye umenya kusenya n'ibyawe ya Imana ibaho umugisha tugana ku musozo twagira ngo urakoze ibitekerezo byiza abumva niba ugitangira ukagisoza bizaguha kuba wahamagara umuntu ufite gushaka buriya igihe umuntu ahamagaye mfite abantu bajya bamuhamagara kambwira ngo se ngo ko numvise avuga ngo kanaka ngo hari abantu bafite ibitsina bya runaka ngo urabifite ngo ubimpe kandi ntabwo ampamagaye ngo ambwire ngo ese uyu wamaye bene uzampamagara umbwira ngo umurongo wo gutereta nk'ubwo muri Bibiliya ntujyane rwose uterete bakwemerere sibyo umurongo wo kuvuga ngo ni gute bita ku bana sibyo ku mwana nzawugu aho uza kuza ibitsina bya runaka ntabwo ncuruza ibitsina sibyo bivuga ngo abantu ntashaka guhamagara amamiliyoni ngo amuganize uburyo agomba kwiyitaho uburyo agomba kubaka inama zubaka bavuga yego ahubwo arashaka ibintu byokera uze uriya muntu uko agitigisa yaba gitigisa kikaba kiza aba yaragumye muri rwa rugo yes abaragumye hehe ako kana abaragumye muri rugo umuntu yigeze kuvuga aravuga ngo ndashaka mushakire ngo umukozi mwiza ndashaka umukozi umwana mwiza ndamubwira ni umukozi w'umwana mwiza abi wabo ntabwo aza gukora akazi impamvu yavuye mu rugo iwabo nuko ari byo yahunze ariko umwana mwiza aba hehe iwabo umugore mwiza yubaka urugo umugore mwiza ntasakuza umugore mwiza arinda umuryango we n'uwahazaza mwibuke ko turi abanyarwanda ujya ahantu bata abanyarwanda mwabaye muti hari ahantu nagiye baramuza turi ko abanyarwanda mwabaye muti ibintu musigaye mukora rero Imana ibaho umugisha ndagushimiye kubw'ikiganiro cyiza tugiranye nzi neza ko bazacyumva kizabafasha babe 4-5 sinjya mbitindaho kingenze nuko mba natanze umusanzu ntago turi hano kwera views turi hano kugira ngo twubake ndi hano nkuko Imana impamagarira kuri social media ko naje je kumenya twese arabiganiro cyo tureba ukavuga utereka ndebe uyu muntu wari tumaseka ariko ibyo ntareba ushobora kureba filime ifite ibyo yigisha ushobora kubona comedy ifite icyo yigisha ariko kugira ngo nkurebe uza kwanika urugo rwawe kwanika ubusa bwawe ntago nakureba je nta nk'icyo waruvuze mu divorce ntago agomba guhabwa akato ariko biterwa nuko waje nshuti yego pe gusenya ntabwo ari umuco mwiza gusenya ni igikomere gusenya ugira ipfunwe yuje kwigamba ko washenye yuje kwigamba abagabo watwaye yuje kwigamba abagore watwaye birababaza ntago biba bifite umurongo mwiza tunazirikane ko tubyara turabyina tuvaho utazajya wirirwa uvuga ngo siba cya kiganiro urwana abanyamakuru kumunyamakuru arantereka hano ariko ntaga ntegeka ibyo mvuga yego ko ni keshi batubwira ngo vuga kuri cyo mvuga ni kisi nkivuga uko nukuri sinyivuga hari n'umuntu wankoresheje ikiganiro akajya mbaza ibintu ameze nkaho ashaka kumpamo nkayamubwira nti urabyana rero niba kwanika rero namubwiye nti icyo kiganiro uramutse cyaprodinze twabipfa yego kuko urumva yakomeje guteraho kamera nubwo namuhakaniraga ariko agashaka kumbaza ibintu bitari ngombwa njyewe hari ibintu nzagusubiza hari n'ibyo ntazagusubiza cyane kwiyubaha niko kwa mbere ugomba kwiyubaha ukubaha abawe kandi ukubaga n'igihugu utuyemo yes kuko igihugu dutuyemo ntabwo igihugu cyacu dufite abagore baza kwandagazanya njya mbibabwira mbivugira ahangaha mujye mumenya ko leta yashyizeho inzego z'ibanze uhere mu mudugudu kuzamura kugera aho mu gihererwa gatanya uko tutazi uko mwateretanye muri rwa rukundo rwiza nta n'impamvu yo kuza kutubwira ibibi byaho mugeze uko mwashwanye niba utaratangiye utubwira ibyiza mwagiranye wiza kuvuga ibibi ugavumbuka hariya tukakubona uvumburutse hariya warangiza ukaza ngo nje kuvuga ngo umugabo arampemukiye no yaraguhemukiye ko nawe ngo umugabo arantaye aza twarabimenye ntago tuzi uko yaje ko ntabwo twamubonye nukuraza ntabwo twabimenye rero abakunzi bacu mumenye ko mwige kumenya kubaho batabajyana mu bibazo byabo kuza kurira ndasaba kandi abana Imana yaguhaye ntago abana umuntu abasabisha nshuti
monshe Yego ntabwo pe, babasabisha yego pe. ntugasabisha abana Ako kantu nako abana narakabonye. b'umugisha abana bibasabisha wisabisha ayo marira yuko washenye senya niba warashenye genda wicare ahubwo usenge utangire witekereze icyatumye bagusenda siko bavuga mu Kinyarwanda yego si Kinyarwanda wibuke icyatumye bagusenda ahubwo gituma ushyira ubwenge ku murongo none uvuga uti ninongera gushaka nzashaka none ngubake ariko uyu munsi yuje hano nuwambwira ngo uriya namubengutse nahita mugana ntacyo ujyanye ujyanye bandi nkandirimbo muri ntacyo utwaye we utwaye bandi Imana ibaho umugisha rero kandi Imana iguha umugisha wakoze cyane murakoze cyane nanjye ndishimye Imana y'amahoro ibaho umugisha murakoze yego